Amahoro y'Imana rero bakunzi ba RTV Show rimwe twongeye kubasuza ndetse no kubifuriza icyumweru cyiza. Yesu ashimwe kandi Imana ikomeze igenze neza imirimo itandukanye mugera mukora umunsi ku munsi. Twongera kugaruka rero nk'ibisanzwe aho tugarutse mu makuru ngira ngo ejo twari twabagejejeho uburyo ki muri Zambia ibintu bihagaze mu by'insengero, insengero zikomeje kuzambya ibintu. Kuri ubu rero abaturage minisiteri yabo yamaze kuba yashinga urusengero rwabo rwiyomoye ku zindi minisiteri. Ngira ngo rero urusengero rwa Chiboriya ku munsi w'ejo twabagejejeho inkuru yose ishoboka y'uburyo byagenze. Umutumirwa wacu wari uriyo rero yabashije kutugezaho uburyo byagenzemo, ndetse namwe kandi twaje kubabwira uburyo ibintu bihagaze. Ikiganiro live twaje kukibagezaho cyose uko cyakabaye. Kuri ubu rero RTV Show rimwe twagerageje kuba twakakira amakuru menshi cyane. Imboni yacu amajije kuduhereza video y'uburyo rwa rusengero rwamaze kuba rwafungurwa mu buryo butangaje kandi rwamaze kuba rwabona abayoboke benshi. Prediction rero nuko abo rusengero rugiye kubona abayoboke kurusha urwari ruriho mbere. Ese mwakibaza muti uru rusengero mvuga ni uruhe? Ni urusengero rwa City Center Chiboriya, ni urusengero rwo muri Zambia. Kuri ubu ku munsi w'ejo ngira ngo twabigarutseho birambuye aho minisiteri y'abaturage kuri ubu yamaze kuba yabona abayoboke benshi, nyuma y'uko rero insengero ndetse no kutumvikana hagati yarwo. Kuri ubu ngubu abaturage baje kuvuga bati ni ingenzi ko twakiyomoreraho urusengero rwacu. Minisiteri y'abaturage rero paruwasi yamaze kuba yashingwa ndetse uyu munsi rwatangiye rero. Kuri ubu ngubu rero abaturage bamaze kuvuga bati twari turambiwe ibyajyaga bikorerwamo hariya bitemewe, ibintu tutifuza twese, ariko kuri ubu ngubu rero byari ingenzi ko tubasha kwishingira urusengero rwacu. Imwe muri video ndende rero turi buze kugerageza kuyibashyiriraho makuru ari buze kuba yatambuka. Nari mvuze ni mbanze mbe bibamenyeshe nanabibateguza ko video ishobora kuza mu masaha ari imbere, ariko akanga kureba imbere yawe na agace gatoya cyane ubona ko batangiye kwisuganya. Urabona ko bakiri bake, ariko mu by'ukuri amakuru turimo turagenda twakira nuko abaturage barimo baragenda biyongera gake gake. Ngira ngo rero impamvu nyamukuru ikomeje gutuma insengero bizamba nuko abaturage bari barambiwe ubuhake ndetse no kuyoborwa mu buryo butemewe, aho rero bavuga ko amafaranga y'amaturo ajya mu bikorwa bitemewe, aho nta mfashanyo bahereza abaturage batifashije, misrespect cyangwa kutubahana hagati mu buyobozi bw'urusengero, kwirukanwa kw'abapasiteri mu buryo butunguranye. Iyi paruwasi yajyaga ikora guhindagurana abayobozi mu myanya igiye itandukanye mu buryo butemewe. Kuri ubu rero abaturage bati ni inshingano zacu kuko ni twe rusengero. N'ubundi baravuze bati abarenze umwe cyangwa abarenze babiri Imana irabasanga, natwe niyo mpamvu tugomba kwikorera urwacu rusengero. Ngira ngo rero uru rusengero rwa Chiboriya ni rumwe mu rusengero zari zimaze imyaka itari mike, nibura aho bibarwa ko rwari rumaze imyaka isaga 17 yose rushinzwe, aho rwashinzwe na minisiteri. Iyi paruwasi rero kuri ubu ngubu yatangiye kuzamo ibibazo by'amakimbirane mu minsi yatambutse. Abaturage rero bati kuba byarajemo amakimbirane bisa nkaho ari ikimenyetso cyiza cy'uko twagira ngo tubone ibyakorerwaga imbere mu buryo tutazi, aho rero abaturage batangiye guhishurirwa ibyabakorerwaga mu buryo bw'ibanga bikozwe n'abayobozi bakuriye iyi paruwasi ya Chiboriya. Rero nta handi muri Zambia aho iby'insengero ngira ngo zagiye zifungwa turabizi neza, ariko ni rwo rusengero rwasaga nkaho rusigaye rukanyakanya. Kuri ubu rero ukutumvikana kwatumye havukamo minisiteri ebyiri, minisiteri ya nation ndetse na minisiteri y'abaturage. Kuri ubu rero twavuga tuti abaturage nabo bamaze kwishingira urwabo. Ngira muri kubona ko rwafunguye kandi ibyishimo ni byinshi ku baturage bamwe na bamwe bari bakennye rwose banyotewe no gusenga. Muri kubibona ko rwose ari byiza. Ngira ngo Sunday School ndetse n'ibindi makorari yazindutse aririmba. Ngira ngo turi buze kugerageza dushakisha uburyo kitwaza kubona video irambuye. Nagerageje gushyira ku murongo wa telefoni uherereyeyo, ariko sinabasha kumufatisha neza. Yambwiye ngo ikirere si cyiza, yabashe kundungikira cyangwa kunyoherereza ako ka video gatoya cyane. Ndavuga nti iyi video reka mbe nyibashyiriraho, ariko amakuru arambuye tuza kuba twanamushyira ku murongo. Turi buze kugerageza dushakisha uburyo kitwamushyira ku murongo, inkuru yose ayitugezeho uburyo umuhango wagenze w'umunsi wa mbere w'amateraniro ku rusengero rushya, twakita ko ari rushya
ngira ngo ejo byose twari twabigarutseho cyane, ariko uyu munsi wa none muri kubona ko ari isura nshyashya kandi mu by'ukuri abaturage babyishimiye. Ku kigaragara cyo nuko abayoboke ba runo rusengero rwa Chiboriya nuko bashobora kuba bagiye kuba baruta abo rwari rusanzwe, kuko bose ikigaragara cyo nuko bari barambiwe. Uru rusengero rwa City Center Chiboriya rero bigaragara ko basa nkaho bari barambiwe ibibakorerwa ndetse mu buryo butemewe butishimiwe na gatoya. Abaturage rero baratangaza ko iyi ariyo nzira nziza yo kuba bagomba gukomeza mu by'ukuri kwakira neza ubusabe ndetse n'ijambo ry'Imana. Kuri ubu rero urusengero rwa Philip and Coast, aho rero Philip and Coast yo igomba guhomba nta kabuza, ndetse na Nation kandi igomba guhomba nta kabuza, kuko abaturage basa nkaho bayunguraga bamaze kwiyomuraho bikorera ministeri yabo cyangwa ministry yabo yo kuba bagiye gutangira gusengeramo mu buryo bishimira ndetse kandi banifuza, aho bagomba gutwara ibintu byabo ku murongo bifuza ndetse bahereye na kera bishimira. Ubu rero twavuga tuti abaturage barasa nk'abasubijwe, twavuga tuti ubu ni ubwuzuzanye ndetse n'ubwumvikane hagati y'aba bombi, kuba bavuze bati iyi City Chiboriya igomba gusa nkaho icikamo ministeri ebyiri, abaturage bakagira iyabo ndetse n'abashaka kuhaguma bakagumana ibyabo. Ariko mu by'ukuri iki ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko mu by'ukuri ukwishyira ukwizana kwamaze kuba kwaboneka hagati muri runo rusengero mu buryo buteje icyitwa ibyishimo. Ngira ngo rero mu myaka 17 yose yari ishize uyu mwuka mubi wagaragaye mu minsi itambutse nibwo wagaragaye, ariko abaturage batangaza ko abarusengeragamo muri make, ubwo twavuga na abaturage n'ubundi abayoboke cyangwa abakristo, batangazaga ko n'ubundi nubwo batabashe guhishurirwa cyangwa gukanguka ku maso yabo mu myaka itambuka, ariko mu by'ukuri iki ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko ibingibi bigaragaye muri iyi minsi ahubwo byahoze binabakorerwa uretse ko batari babizi. Ngira ngo ubuyobozi bwo hejuru bajyaga bajya kubona bakabona birukanya abapastori mu buryo bubatunguye, kandi mu by'ukuri abo bapastori nta kintu bazira, ariko biza kugaragara ko harimo haragaragaramo hinjiramo ibintu by'amaruswa ndetse no kutumvikana kutubahana, dore ko byaje no kugeraho barwanira mu nsengero. Ngira ngo twagiye tubagezaho ko umunsi umwe washiraga ndetse n'ukundi watahaga, byose mwagiye mubibona abakunzi ba RTV show rimwe. Ubwo rero muri kubyumva uburyo ibintu bihagazemo, twavuga tuti ntabwo bimeze neza, twavuga tuti ntabwo byifashe neza na gatoya, kugezaho itorero ry'Imana cyangwa paruwasi icikamo ibice bibiri. Ngaye nguko rero bakunzi ba RTV show rimwe, iyo yari breaking news twari tuvuze tutireka tubagezeho namumenye uburyo bihagaze muri Zambia. Rwose ntabwo byoroshye na gato, y'abaturage bahisemo kwifatira umwanzuro ndetse n'inzira nziza, bavuga bati ababiri Imana irabasanga. Rero reka mbashimire, nituza kugerageza gushyiraho intumwa yacu iherereyeyo yabashe kudushyiriraho kano ka video k'iminota itarenze 8, turi buze kuba twayabagezaho yose uko yakabaye. Ngaho rero in the name of Jesus Christ. Amen. My name is Pastor Friday Nkonde. Friday Nkonde, ndio jina langu, ndio pastor. God bless you. Yesterday point is our Bible school lecture.